umunezero ku mutima no ku mubiri ku banyarwanda ndetse n'abanyamahanga mutugana. Delis Hotel tubafitiye amacumbi meza utasanga ahandi, bar, restaurant, tutibagiwe n'ihene yo mu muceri, sauna na massage, piscine nziza yakira abato n'abakuze, sale zakira inama, ubukwe ndetse n'ibindi birori. Tubafitiye n'ibibuga bya basket na volleyball. Delis Hotel duherereye ku Ruyenzi ugana kuri polisi, umanukira ku Kiliziya ni metero 15. Ukeneye ibindi bisobanuro reba nimero ziri kuri ekara yawe. Delis Hotel niyo nge nahisemo. Ni wowe ndimo mbaza, habaye iki wabaye iki? Uyikubise hasi bigenze bite? Ariko se sinakubwiye ko ntakibaye. Ni sereri nagize zarangiye. Ugiye bikomeye. Iyo sereri yavuye kuki? Kumbi. Umwari rero reka nkubwire, sibyo? Kuba uri umukozi hano, umfasha imirimo hano mu rugo iwanjye, bagomba gukurikirana ubuzima bwawe. Ariko nimba utangiye kuzana ibintu byo kwikubita hasi, sinzi niba ari n'imitwe ari ibyo uri kwikora. Niba urwara n'igicuri ukaba ufite uburwayi urwaye, wabivuga tukamenya uko tubitwara. Ejo n'ejo bundi uramutse wikubise hasi noneho uri iruhande rwa gaze byagenda bite? Hari ibintu umuntu urwaye kwikubita hasi aba atemerewe gukora. Menye ngo wenda ngiye gushaka undi mukozi ugomba kugufasha, cyangwa niba byanze akazi bidakunda usezerere wigendere. Haguruka ngaho. Please mbabarira n'undi munsi ntabwo ibintu bye bijyanye byo gusoma ntabwo mbikunda. Okay, no sorry ibintu ntabwo mbikunda rwose, ntabwo nigeze mbyigira. Urumva n'undi munsi ntabwo mbikunda ibintu ba wisize wangiza ukasubira. Ntabwo mbikunda sibi. Ibi bintu bitera imivumo, ntabwo ari ibintu byiza. Okay, hirwa nzongera sibyo? Basi birakara. Sibyo? Nari nkuzaniye agafi ntanasoza guteka kugira ngo byibuze inzara ariko kukwicira mu ntebe, sibyo? Mushira gasenda. Waritse nko gufasha, harimo amahwa. Keneye ntayo nshaka. Kubera asura ubona ntuje wowe. Hase warakaniye neza ntabwo ushaka gusaba Ratifa imbabazi. Kuzimusaba ntabwo mbyanze, ariko rero uriya mukobwa agira umujinya udasanzwe. Sinzi ahantu nabihera kabisa. Hase igihe mumaranye muziranye ubu ntuzi n'uburyo wamwinjiriramo kugira ngo ube wamukumvira. Nawe ujye umenya yuko uri umugabo. Ubu kuba waganiza umwana w'umukobwa nk'uriya ukamushyira ku murongo byakunaniye.
ya no kugerageza nyine nkareba tu ariko nyine ikibazo cye ahita ajya hejuru urumva aracyanshinja by'umwari akabitindaho cyane umva rero alright ariko nanone uziko bishoboka yuko boss Birasa yaba atazi yuko avuye ku kazi kuko urumva iretre n'intuza Ratifa yimpaye kandi ubwo we uri kumva ntabwo ibintu byo umubano mufitanye ntabwo boss yari kwizamo so rero niyo mpamvu nkeka yuko Birasa yaba atabizi ahubwo rero nawe haguruka ushikame mana umfashe rwose usaba imbabazi Ratifa then uragaruka mu kazi neza nese simple that nawe nzagufashamo don't worry sibyo uvuga ngo lettre wari ubizi neza ko yaturutse kuri Ratifa niwe wayinyihereye kandi nawe wayanditse rero ngiye nkeka yuko boss ntabyo yabaza ariko aricyo kiye kintangaza iyo nguhamagaye uva mu nzu uzanye nguyu mwana umujyanye nose urabona yajya hese umwana wanjye ruka igere mu rugo hari mu nzu ugiye kuba wiryamye sibyo urabyanze ubu wanyuka ngango no gutere nkujyane ujye kuryama urabyanze none se naho ariko ukoza amakosa nshaka brushete twana twari brushete ngo twari iki brushete kandi itari imwe byibura nk'icumi cyangwa 15 sha iyo ndaya ko yaba ari insireyisi nose uziko n'uwitegeka ngo twari Alex baburuguzwe ubu brushete 15 wazirya wenyine ukazirangiza yego komana munda 5 ngewe 5 na Lucas 5 hanyuma se munda nawe mutaniye munda ndabyemera ne 5 hanyuma wowe izindi zawe zirajya n'inzirya ngiye nyese azakura nyenda kubajije munda ne 5 nawe 5 ni 10 Lucas we 5 ndazemeye hanyuma wowe izo zindi 5 zawe ku giti cyawe zirajya ntabwo zijya munda ugomba nyine kugushaka 15 wagiye umuntu w'umugabo reka nkubwire ntabwo waba si umwana waba utwite impyisi uranutse we naho ngututse ariko kiri wanjye oya ntabwo nje gutukira twumvikane ariko umwana waba utwite niyo umwana ashaka kurya brushete 5 akiri munda atari yava akazimara ubwo aramutse avutse yarya zingahe ubwo yarya ihene yose ubwo nutabikora nawe nyine ndagufatira umwanzuro bose ibyo wakoze urabiyobewe utambwira ko ukirimo gutekereza Monalisa Ese urimo urabona ntoje urabona ameze neza ku buryo ujya kunzanira ibintu ibi ngo njye kubiri ntabwo meze neza pe none se nataze no kurya birahita bihagarara bidahagarara reka nkubwire ikintu kimwe hirwa sibyo nkuko nabikubwiye Monalisa ni mukuru wasanga ubu ngubu bana hangayitse gutya yibere kwa boyfriend wiwe uvuze byo si ibintu bisanzwe wowe ahubwo akira idide Monalisa uvuze ngo iki ibintu uvuze ntabwo mbyumvise neza ariko kwa boyfriend we ntabwo ibyo bintu Monalisa mbimuzi ntabwo ibyo bintu ntabwo mbimuzi okay ntabwo wari ubimuziho urumva ukuntu wari umuzi kera kiri mu cyaro ariko se ubu ngubu bakimeze ngiye mbwiye ko nta muhungu afite bakundana ibyo bintu nta nubwo yabijyamo yirwa isikuri kunera imwe ya ubwo birasaba ko nyine musaba imbabazi nyine nkareba ko byagira no gutakamba gusa nibifasha aho ngaho kabisa wowe icyo ndi bukore ndibuze kumwicaza akazi nigacuruka ndibuze kumwicaza ahantu wenda quelque part wenda ko kantu urebe ko yacururuka mbese umutera injugana kurabizi ngewe ibintu byo guterana amagambo urabizi ntabwo ari ibintu byanjye kabisa oya sunze kunjuga se ndakwizeye kabisa kandi nibicamo nzasengera pe wowe njye icyo nshaka no kugaruka mu kazi icyo kibanze kandi ntabwo hagaruka ngo Ratifa utaramujye ahiga Ratifa agira n'urukundo hayibaza umuntu uzana ibintu bisanzwe mu buzima busanzwe akabizana mu kazi urumva ingena gukundamo
ya nawe ndamukunda uretse ako kabazo nyine kavutse k'umwari impamvu yahise ahinduka nyine ariko ndamwumva ku rundi ruhande. Yeah, of course. Ariko sometimes ntugakine n'imitima y'abantu bawe. Natwe tuze dutekereza bya tubayeho. Sha petit frère nawe byakubaho ibyambaye yose. Oya bambira bitabo. All right. Sha. Rero ubwo ngubwo akanshaka ko najya mu kazi. None se nta kantu cyo genda ndafashe. Okay. Ubwo nanjye iyo gahunda nukomeze kuzamushaka nubwo namuhamagara cyangwa se nawe ashobora no kuza ntabamenya amera nk'umusazi. Hari ukuntu atungura nkabona nguyeho tu ntazi. Biragoye bitewe n'uko amubabaje. So hari gaho kwiruhare rwawe. Nicyo ndibona kubwira. Yeah. Amugeze ku muhanda. Ubu ngubu urasanga ari kwifata yafashe mu gitondo yifata aka breakfast twe tugize aya masaha wirwa please Narisa tukiri no mu cyaro ibyo bintu ngiye yambwiye ko ibyo bintu ni ibintu bitamubamo ntabwo ibyo bintu yabikora. Hirwa uvuze neza ngo mukiri mu cyaro hano ntabwo turi mu cyaro nose ubundi yagira ngo agumirwe ntabwo mwebwe mushaka ko umukobwa wanyu ashaka. Ntabwo bishoboka. Okay agumirwe ntabyare ntagiriye. Narisa nese ubundi igikwa cyacu se ni ikihe? Mbwira urashaka ubu ngubu ese ubundi ko mbona wangayitse cyane ndise gato uzi ko wagira ngo Narisa ntabwo muvukana. Okay nkubwiye ngo boyfriend wakabaye wishimye ahubwo ndabona ari bwo bikubabaje. Wambabariye koko wambabariye ibintu nakubwiye ko nta n'ibyo nshaka si ko Narisa nta aya ariko rega ari ikintu utazi rega buriya ariko uzi ko abagabo mwirengagiza. ariko reka nkubwiye njya kugutera nigeze kuvuga ko uzayurya burushete 20. Uje wambaye neza gutyo ubuze ntabwo wazongera kungaruka imbere. Okay ubwo rero birasaba ko najya nkuzanira ihene ntabwo najya nzana burushete. Nose ko burushete zikunaniye ihene yo uzayishobora gute? Ariko ibyo tubyihore burushete yo nta kibazo ariko nawe rero turazigura se? Oya ibyo tubyo ariko nawe nguzanye Lucas kumukoresha cyane hari nshaka kutuvugana byanjye nawe Lucas umuzanya no gukora iki koko? Rega ndi mama we nose ntabwo tugomba gusigana. Usi musiga mu nzu ubwo ukamusigana nasinziri sigiye yaryamiye. Nsungu Luka nyine ubigenze gutyo nta kibazo. Ariko rero reka nkubwire ibintu bya burushete ngiye birancanze. Maze utasera umuriza ndaho wamamagaye numva ushaka ko tuburana igitaraganya ni amahoro. byanjye se ko bihora ari ibibazo gusa nyine mbabareye kuba nagukuye mu kazi. None se ibibazo muhorana ni biki kandi ko nzi ko kwa Birasa nta kibazo cyaba mufite urugo rwiza mumeze neza mufite amafaranga ibibazo ni biki? Cyo rero nicyo kintu kiba kibabaje abantu bishyiramo bose ko umuntu ubayeho mu mafaranga ubayeho mu buzima nyine bugaragarira buri umwe wese ko nta kibazo na bumwe umuntu yaba afite abantu bishyizemo ko kwa Birasa mbese ari mu mahoro. Hako ngiye kuva nagira amahiri yanzu nta munsi n'umwe ndagira amahoro pe cyane cyane yuko papa yanshingiye hara ntabishaka. Uduvugo se yaratinyutse gushingira kwa Birasa utabishaka? Birasa yambwiye ko uri umugore we kandi igihe cyo turimo ambwira ko nta kibazo. Ako se gute umuntu aba umugore wundi gute batarigeze bagirana igihe cyo gukundana ngo umuntu yiyumve mu ndi? Rero reka nkubwire buriya umugabo n'umugore babana byanze bikunze uko bagenda batinda urukundo rugenda ruza. Oya ariko wago kandi urugo ese watuma umugabo nka Birasa ukajya he? Ese ubundi umugabo konzi ko ari inshuti yanyu bizi tugendana
mbona ari umwana mwiza rwose abantu bamukunda nawe ukabona ari umuntu ugwa neza agera mu rugo se akabishira. umeze neza Genda unzanire amazi yo kunywa sibyo? Urebe muri Angel kandi nasize ku rugi. Wihute. Utuzaniye bido yose sibyo? Wihute. Ubona ko ubundi se reka nkubwire rero ibya burushete ndabyemeye pe wayagiye ibya burushete ndabyemeye nushaka umbwiye nkugure n'ikidari n'ihene yose ni ukuri ariko reka ndagakumbuye biri seriye no kwinuza ndagushaka none ngo ngugeze mu minsi myiza none ubu ngubu we bana ngo birarenze ase waje tukagenda se mu rugo Lukasi agiye mu rugo turaza kugaruka dusanga yicaye mu Subara batagarutse ariko nusagaruka kureba ndi hano simutumye amazi se oya ntago ari byazenda uriya mwana ndamuzi uriya mwana rega buriya waribyaye uriya mwana bakomera ku ijambo rye tujye kumubwire rero urumva tugende tujye mu rugo ako nizeye ko tudatinda ko nsigaye ntinda reba nsize umwana wenyine ntago byaba bisa neza yego uriya mwana ari gukura nyine kibi nose ko nanze kujyana kandi abana nk'abariye nose ko nanze kujyana mu nzi wawe siyo mpamvu ngo tugende mu rugo se nyine tugenda ariko iminota mike sibyo iminota mike ariko nawe ntukandembe iminota mike se nawe ujye umenya ko ufite umwana ibaze ko Birasa umunsi wa mbere bangejeje iwe yashatse kumfata ku ngufu cyangwa se umuntu ushaka kumfata ku ngufu nitwa ko ngiye kuba umugore we uyu muntu ni gatiki cyane cyane ko bwari ubwa mbere ngiye ibyo bintu bigiye kumbaho ndamucika ndatorongera nacyo wageze kwa Birasa ukiri isugi nkiri isugi ndatorongera pe byo ndabyemera umuntu rero twahuye akamfasha muri iryo joro ni umuntu w'umusore arancumbikira gusa haje kubaho ikibazo nyine biba ngombwa yuko nawe turyamana anirinda ambwire ko wakoze ayo mahano nanjye nasanze byabaye kuko ntabyo nifuzaga pe wanga kurongorwa n'umugabo wawe ugiye gucumbika ahantu kandi so yamuguhaye aho ngaho wagiye gucumbika bari bagutera inda Muriza sinzi ukuntu nabikubwira ntabwo ibintu byambayeho nanjye nabigusobanurira pe ntabwo nzi uburyo byagenze nabyutse mu gitondo nsanga byabaye noneho ikindi ibaze ko Birasa ashakaga kunyereka ko ashaka kumfata ku ngufu ngo tugire ibyo dukora ngarutse mvuye aho kuri uwo musore nifuje ko tugira icyo dukora nsanga Birasa gahunda nta kigenda umbwire uhora nta kigenda ndakubwiza ukuri pe Birasa ibintu bye ntabwo byeguka ni ikiremba icyo wenda si cyo kibabaje pe Birasa muri ubwo buzima bwose tubanyemo arabimisha nk'umugore we yego nanjye habaye ikosa kwarinda y'undi musore oya buretse gakeya subira inyuma byumve neza watwaye inda iryo joro byaciyemo nanjye urayifite Muriza njye ndumva ibintu byanyobeye pe gusa ibibazo bikomvyiganira mu mutwe ikindi kandi uwaneye inda nawe ntari kwemera ko ari we wayineye ngo mfite umugabo ngo nta kuntu ngo yakwemera ko ari we waneye inda ngo kandi ngo ndi umugore w'umugabo iki kibara uhoragamo bakwicisha ibi bintu by'amasuka utangiye kuja urahinga ngo uri guhingira abana ngo ntangiye none se ntahari ibyo byandeze reka co ni karibure ndakuzi kuva kera barahingaga kugeza uhungeswe umunyarwanda yaniteretse rega kanaje ngasome numve imisozi yo muri Ruhi n'Amavisha ninde wakumpereye inzoga iyo nzoga uyikuye munsi y'igitanda n'uwasi wayihenengejemo ninde mwiriwe ariko kandi iki hajya ngo uri ibiki kandi iki woroshe ntare
kabiri kangahe njewe nsangira nawe kandi nzi neza ko ari we umuntu twaryamanye gusa ariko nawe ari kuntera utwatsi noneho birasa nawe ahantu ngeze nk'ubu yazanye mushiki we mu rugo ubu mushiki we amfata nk'umukozi wo mu rugo ntazi ko ndi umugore wa Birasa ese urumva njye nakomeza kubana n'umugabo utagira icyo ankorera nk'abandi bagore ikindi kandi ushaka kumfata nk'umukozi mu rugo utemerera umuryango we ko ndi umugore we ubwo njye nabuze icyo nkora byo kwa Birasa se ntazi ko numva ari ibibazo birebire ni birebire gusa nanjye ikibazo mfite nuko n'uwanenda nawe ari kuyihakana kandi uwo musore pe njye nta kintu antwaye ngize amahirwe nkagira Imana akabasha kunyumva muri ibi bibazo ndimo nakwemera nkamubera umugore mwiza. Uravuga ngo ukava kwa Birasa ukajya gusanga uwo musore wagutenda? None se Birasa mariye iki? Sungura turi gumurunguru rumeze gutya ngo ugiye. None se ndaruta ikibazo sukuruta ko wumva mushiki we amfata nk'umukozi mu rugo adashaka kwemerera umuryango we ko ndi umugore we, ko wumva kuri gahunda nta kintu abashije nk'abandi bagabo, ko wumva ko numwite iyo ndamubwira ko nayikuye. Uba ahubwo icyo ndi gusaba Imana ko ari ukugira ngo uwo musore anyemere gusa. Kuba nanjye bimbereye urize. Niko fefe wayi niwe humumpereye inzoga wamba bari ngasoma ho wenda akageza ku matenga kasome nzobya karindagira komere gutongana iki koko kandi dore nawe fefe witonde ariko ndakwiyamye ibintu byanje utangiye kubigabiza abasaza bawe nibo mbaga nabiguriye ako se wakwicaye tuganira ibikise kuko nta soni ubu bwa mbere na nyuma nkubona ku bintu byanje n'ubusambo bubagamo se. Hari n'icupa wari wangurira kintu kitanavuga kiti dore mushiki wanje baramuteturuye reka wenda amasengerere ntiyarazahera kwishika nuko umubagaho se zikusigajemo inkokomo ko harimwe amatende gonyine inzoga urayigura akibi ni iki none aha ni kwa magoro uri kwigira gutyo dore nawe nkubwire mbiyamye ibintu byanje cyamaye nkadoro bija jibe utangiye kuzana n'ubusambo kwa magoro isi iki nakomeje ko bari gukuno bari guconcomerana mbona rwose ibintu naho byoroshe ndababwiye ngo uyu se musaza wawe mwicare mwiga uko mukwiye kuntwara nuko mukwiye kumfata akura bizi ko bagusabye gusohoka muri iyi nzu nabyo kandi nari nakubwiye ko bitazoroha nagasohoke mukara n'ubusambo bwawe guca n'ubusambo bwawe guca kandi ibyo byo buretse ariko iyi nzu muri kuyimpuruturamo harimo kindi kuryamo bajya ahubwo ngo ibyo muri gutigandamo byose ntibiri kuva mu kwanje iki turagitwara bagute none se bwiza ukuri Rudove ko namenye iyo nkuru uko umuzi nawe kumuzi syo kumuzi bizagenda bite urumva atazaguhitana papa icyo umukorera cyose ntago ni nta munoza we abashaka hari amafaranga ntago areba inyungu z'umwana we aho ziba zirareba ahubwo amafaranga we nta kindi papa ndamuzi neza ubu rero ntago nitaye ku byo papa yavuga cyangwa mama njye ndi kurwanirira umwana ntwite muri aka kanya mba urase gake none se uwo musore harya bamwe ngo yitwa Shema uwo musore Shema giye igitekerezo nungutse nibumva ko wenda ari wo gutenda koko tugiye tukamusanga tukamuganiriza ko Birasa ntabimenye ko Birasa ari inshuti yanjye urabizi neza ko ari inshuti yanjye magara ibi ndimo ndagufasha nk'umwana we wacu sibyo kibazo nuko arega no musore nani yoroshye nyine twe tukagenda tukajyana yo kujya kumunyereka tukagenda tukamwicaza tukamuganiriza tukamwereka ukuri kose yewe byanguka namubiza ukuri ko umugabo wawe nta kigenda adashyukwa wenda njye nari natekereje ko nshaka kubikubwira nk'uko bivuze ko yabona uri umuntu mukuru ushobora kumubwira ibyo byose wenda akagira ubwoba ko njye mba mbona wenda ari ukunyifatira kuko ababona yuko nyine nabona turi kumwe ndi umuntu w'umugabo urumva kandi nkamubwira kuri famiye yanjye kandi akabazi ko nzi ibyo wanyu mu rugo
akaba azi ko n'iby'iwanyu n'iby'iwe nabimenye, turamushyitse umuganizi tumwumvisha uburyo yagutwara yakugira umugore, none mukabyara n'uwo mwana ibyaha birasa nawe azivuze nativuza ubwo azabaho nyine gutyo, cyangwa se ibyo nta nubwo bitureba, se yakomeza kugaruza agati gutyo ngo tubyemere. se njye ntabwo ndi umuntu simfite umubiri nk'abandi. ese birasa nk'ubu igihe naguhamagariye wari uri hehe? mbarira umbwire, umwana w'abandi yapfa byari kugenda gute? ntitwari gufungwa aguye mu nzu yacu? nyamara rero okay, ibyo nidushake tubyihorere, nyihera amafaranga 500,000 aho ngaho. kongoki ibihumbi 500. ndashaka kwigurira ikanzu nzajyana mu kirori cy'inshuti yanjye, kandi ni muri weekend. Akose ibintu uri kuvuga urakomeje. Ese ni ikibazo? Genda kubwira ibibazo ko company ifite ibibazo ngeze ukamwira ngo guhereza amafaranga ujye kugura ikanzu ko. Ako bija. Mu byukuri nawe umbwire nga ari wowe ugasanga njewe kiki. Urukumva nazaniye siyera mu rugo rw'iwanyu kwa so na nyoko. Urumva twabana tukabana ugwa batatu mu nzu y'iwanyu. Biba bitwaye iki? Oya ariko aho nta byashoboka. Ahubwo avuga uti weho usanze bijiyo bija yarateturuye mushiki wawe, ahubwo wareba niyo uja kuba ariko ukabaha rugari dore. Umva rero nje gukintu ndi gutekereza. Igiki uri gutekereza? Uti aho nzibagirwa ko kano gapira ariko kamberewe kwagahuye ukari kwanga kukuvamo, ariko ko nawe juroga buri munsi. Umuntu w'umugore ujaje uroga kabiri mu cyumweru. Ibyo ndabikemurira bizi ko ndumvikanaga rwose. Ni n'abagore ego mama rero babisaba ngo bahora n'isuku, uzagahuye ufite. Nta kibazo ndabikemura rwose nawe bizongera. Noneho hari ikigoye cyaje naco kimeze nkawe kigeze ngo cicaye ku ntebe mu rusengero ku misiyoni. Ego bari bicaye bose baragenda barajya ayisigaraho wenyine. Oya yarahasebye ariko nje naho bizagera. Ugira wagiraga ngo yazanye nk'imbeba yapfuye mu gitenge. Uye naho bizagera. Noneho nari ndi kushaka kubwira musaza wanje. Tiyisuka nayo wayirangaje. Ariko ubuzi ngo zizava he? Ziba ngibi bintu. Akose wagiye nawe ushobika gufata neza ibintu. Akose naho nagiye guhinga ngasiga uryamye aha. Wasigaye uko arike nk'umugabo kari wagombaga kugira gukwikiriye isuku. Tanyibutsa ibyo nta bizashoboka. Mbarata musaza wawe. Nubwo ubonagiraga amahane ariko Ratifa ibintu byo kugura ikanzu 500 wabyibure. Ntabwo wafata amafaranga 50 80 ukagenda ukajya gukodesha ikanzu byibura ukayambara. Njyewe Ratifa njye gukodesha ikanzu nyambare nimara kuyambara nyisubiza hari ikanzu baba barambaye barunaka na barunaka. Ariko se birasa ibihumbi 500 ni amafaranga menshi utampa. Se wajya ureka kwiyemera kweli? Ni amafaranga menshi utampa. Ntayo mfite ntayari. Oya rwose njye nkeneye amafaranga. Ratifa uzi ko uyu munsi wa none ahantu company yakoreraga yahimutse. Twamaze kwimuka deja. N'ubushobozi bwo kwishyura inzu yo twakoraga ntago tukibufite ubu ngubu. Ngwiki habaye iki? Icyo nakubwiye ngo ntabwo bishoboka ayo mafaranga nagomba kwa. Oya ahubwo ibyo bibazo byo kuri office na company tube tubyihoreye nge nkemurira iki ako kabazo ni gatoya. Nzabanze nigire mu kirori ibindi tuzabisubiraho. Ayo mafaranga nta mfite nayo. Birasanye ni amafaranga. Nayo nguha. Ariko si ibi ni ibiki? Ariko se ko nayo nguha urajya ngo bigende bite? Ntaya hari ntayo mfite. Ntayo mpa. Ntayo. Sawa. Birasa.
ubuvuzi gakondo. Muganga Matovu ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugaca ukubiri n'indwara za hato na hato. Egera uyu muhanga guhanga muri iyo mihangayiko ituruka kuri stress cyangwa imirire mibi, aho bagukorera reflexology ariyo nkanguramyakura, detoxification ikura imyanda mu mubiri, hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije, aromatherapy ihashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero, ndetse na massage ivura umugongo n'amavunane. Si ibyo gusa kandi kuko arakuvura indwara zigiye zitandukanye, amibe, igifu, umwijima, diyabete, asima, sinezite, abagabo batabasha gutera akabariro, ndetse n'indwara zifata mu myanya y'ibanga y'abagore. Witinya kumugana kuko aragufasha rwose. Muganga Matovu ni umuhanga cyane mu kuvura amarozi, amahuherano, amategano, ndetse n'akarande zo mu miryango. Muganga Matovu aherera Kicukiro mu Gatenga, uzamuka umuhanda ujya i Murambi. Ku bitaro uhasanga icyapa cyanditseho ubuvuzi gakondo Muganga Matovu, ni metero 150. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Ubuvuzi gakondo, isoko y'ubuzima. Umwari, oya wirira, oya beshavura, Imana irakoze. Wanyuze mu buzima bubabaje, Imana irakoze, Imana irakoze.